baravuga ngo ibyo waguze kuri make bizarangira biguhenze cyane. Tekereza ko ugiye kubaka inzu ya etaje 5, buri gihe uri wa muntu ushaka kugura ibintu bya make, urashaka kubakisha ibiti gukoresha bya pirate, kuko nibyo biba bidahenze. Urakomeza gutyo ubyubakishe insinga z'umuriro za pirate, amatafari, amatiyo y'amazi, byose bya pirate, byose ugiye kurangiza ya nzu, haza umuyaga mwinshi cyane ugusha ya nzu, wisanga nanone mu ntangiriro nta kintu usigaranye. Nyamara iyo uza gukoresha ibikoresho byiza bikomeye mbere, ubu nibiba bigiye kuguhenda, ibi nibibagiye bikubayeho. Ni ukuvuga ngo ibyo wazigamye, bya bindi wazigamye wigavura ugura ibikoresho bya pirate, ugiye kubikoresha noneho byikubye inshuro ebyiri. Uvuga ngo uzagura ibikoresho bya pirate uzungukamo, ugiye gukoresha noneho bya bindi wungutse inshuro 5, ubyikubye inshuro 5 wongera kubaka ya nzu yawe. Muri iyi video ngiye kukugezaho ibintu ngewe ntashobora kuzigamamo cyangwa se kwigavuramo. Nifite amafaranga ntabwo nshyiramo ekonomi, nshyiramo amafaranga ashoboka kugira ngo mbone ibyiza bishoboka. Donc iyo ni ibihe bintu ngewe ntajya nigavuramo cyangwa se nzigama amafaranga cyane. Nsimvuga ngo igihe udafite amafaranga, ndavuga igihe ufite amafaranga birumvikana. Ni ibihe bintu utagomba wowe kwigavuramo? Ni ibihe bintu igihe ufite amafaranga utagomba kwigavura, haba mu mibanire, mu buzima, iterambere n'imibereho myiza, yewe no muri business, muri domaine zose. Iyi video ziraza kugufasha. Icyo usabwa ni ugukomeza kureba iyi video ukayirangiza, kuko uko iyi video igenda ikomeza niko igenda igufasha, kuko ndagenda mvugamo ibintu byinshi cyane bigufasha. Ni ibihe bintu rero muri ibintu 5 ngiye kubwira biza kugufasha neza cyane. Ntarinjira muri iyi video, ndakubisaba gukora subscribe utarayikora kugira ngo tuzabicibwa na video n'imwe dushyira hano, kuko harisigaye video nyinshi nziza cyane tugiye gushyiraho, hari n'izindi nashyizeho. Ugomba gukomeza kuzajya uzireba zose. Twagiye. Ni ikihe kintu cya mbere nigavuramo? Ni ikihe kintu cya mbere ntavuga wenda ngomba kwigavuramo, kungukamo cyangwa se kuzigamamo, cyangwa se ngomba kubyihorera, cyangwa ngomba kugishyiramo amafaranga make cyane? N'aka kanya n'uyu munsi ni amahugurwa. Kwiga, kwiyungura ubwenge, kwihugura. Niba wowe utekereza ko kwiga bihenze, noneho reka kwiyungura, reka kwiga, reka kwihugura, reka ibijyanye no kwiyungura ubwenge byose. Kwiga kugira gute? Uzasanga ahubwo aribyo byaguhenze byikubye inshuro 2. Ngiye kimwe mu bintu nigavuraho ni formation, kuko namaze kumenya ko kwihugura, training, ibintu byose namaze kumenya ko kumenya ni kubaho, ukubayeho ni kugira ibintu byiza cyane kandi birenze iby'ingenzi cyane kandi wifuzaga. Niyo mpamvu ngewe nkubwiye ngo uze muri coaching yanjye, nkakubwira wenda ngurishyira amafaranga 100,000, utekereza ko wenda ari amafaranga menshi cyane. Hari abagura n'inkweto z'ayo ngayo, cyangwa se bakagura n'isakoshi y'ayo ngayo y'ayo mafaranga, ariko bagatekereza ko kuko ari training, bakumva ko kuri coaching cyangwa se kuri training bakumva ko ari amafaranga 100,000 yaba bihenze. Impamvu utekereza ko byaba bihenze ni uko utazi ko kutamenya bihenze inshuro 2. Ni uko utazi akamaro kabyo. Niba utekereza ko ubumenyi buhenze, birenze inshuro 2. Kutamenya birenze inshuro 2, bihenze inshuro 2 kuko watekerezagaho. Nk'urugero, hari nka famille imwe mperutse kwa kompanya muri coaching, bari abantu badashobora guhuza n'akantu na kamwe. Wasangaga buri gihe bahora mu bintu by'akavuyo, barwana, batukana, bagira bate. Ariko muri uyu munsi nibo bameze nka famille y'intangarugero kuri iyi si. Bigaragara rero iyo barebye, bihita bigaragara ko ari ngombwa gushyira ibishoboka byose mu mahugurwa, cyangwa se kwishyiraho igishoro mu mahugurwa. Mbese gushyira amafaranga mu mahugurwa, kwishyiraho igishoro, gushyira igishoro mu mahugurwa yawe no kwishyiraho igishoro kirambye. Ntabwo wambwira kuza muri formation zanjye gusa, no kujya muri formation z'abandi muri domaine zose, ibintu ibyo ari byo byose. Ni byiza cyane kuko wunguka ibintu byiza cyane kandi wumvaga ukeneye, kandi n'ibyo utari uzi ko wunguka ukabyunguka, kuko uko umenya niko usanga ko ntacyo wari uzi. Niyo mpamvu
wibuka ko ubwiza bw'ubuzima bwawe bushingiye ku bwiza bw'ubumenyi bwawe. Ugomba rero kujya gutekereza gushora mu mahugurwa. Uko umenya ni kubaho, uko ubaho ni kugenda wunguka ibintu byinshi cyane. Niba rero wumvise ko nkora coaching, niba wumvise ko coaching buri gihe ifasha abantu, ntutinye kujyamo cyangwa se no muri conference zindi izo arizo zose wumvise, ntugatinye kuzijyamo, ntukavuge ngo zirahenze zigize gute, kuko iyo zigezemo wungukamo ibintu byinshi cyane. Wunguka ibintu byinshi, yewe ubwenge ndetse na connection, kuko uhuriramo n'abandi bantu abanyabwenge runaka nabo bari mu mujyi umwe nawo gushaka kumenya, ugasanga murahuye muruzuzanye. Ikintu cya kabiri nanjye ntajya nshyiramo ubuntu bwizigame cyangwa se kwigavura ni ikintu ntizigamamo nitaye ku bindi byose, ni ubuzima. Ubuzima ni ikihutirwa cyane kurusha ibindi byose hano kuri iyi si, ntabwo ushobora kubyiyumvisha. Vuba aha ngaha numvise interview y'umuntu w'umunyacyubahiro hano mu gihugu, ni interview yahawe n'umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda, icyo gihe byari kuri televiziyo y'u Rwanda. Ni umuntu ntaherukaga rwose kumva avugwa, nigeze kumva gusa bavuga ko yarwaye, ntari mperutse kumva rwose amakuru ye. Asoza ikiganiro umunyamakuru yaramubajije ati ese nta kintu wabwira abatwumva? Yabwiye abantu ngo ubuzima bwawe bugire priorite, bugire priorite de priorite. Nuko yabivugaga mu Cyongereza, ariko kugira ubuzima bwawe bugira icyihutirwa cyane mu byihutirwa byose. Ufite byinshi cyane, ufite akazi kenshi, ufite umwana asibye ishuri, umukozi yagiye, imodoka yagiye yapfuye, bampamagaye gusinya kontra ya business yanjye runaka aha n'aha, ukumva ibyo byose, ibyo bibazo byose birashira igihe ubuzima bwawe bugize priority, igihe ubuzima bwawe bwabaye cyihutirwa. Kuko igihe udafite ubuzima, ibisigaye byose biraba furu cyangwa se biraba byivanze, ku buryo uruhande rumwe nta kintu na kimwe gifite agaciro uretse ubwo buzima bwawe, uretse ubuzima. Uyu munsi ntabwo ngira ubwoba bwo kwita ku buzima bwanjye. Iyo mvuze kwita ku buzima bwanjye, ni ukuvuga ngo niba ndwaye mpagarika ibintu byose, kuko byose udafite ubuzima biba futu. Nta kintu, mbese byose udafite ubuzima ntacyo bivuze. Ni ukuvuga ngo byose ntacyo bivuze iyo nta buzima ufite. Iyo ntafite ubuzima, si ubuzima. Iyo mvuze ubuzima, si ubuzima bwo kubaho wumva umerewe neza mu mubiri, wumva physically ukumva umerewe neza, ahubwo ni no kuba wumva umerewe neza mu mutwe wawe. Utekereza neza, niwumva umerewe nabi, wumva udatekereza neza, jya ufata umwanya ujya ahantu hatuje muri nature ku mazi, aho umva hose hashobora kugufasha. Abantu bafashwa ku buryo butandukanye. Njyewe iyo numva natekereza neza, mpita ndeba ahantu nkajya kuharuhukira, kuko ubuzima bw'umutwe wawe ni ingenzi cyane. Kuko nk'uko baravuga ngo ikibangamira imitekerereze yawe kibangamira umubiri wawe, kibangamira umubiri wawe kikabangamira n'imitekerereze yawe. Iyo utiyumva neza, wumva mbese utameze neza mu mutwe wawe, udatekereza neza, wumva mu mutwe wawe bitameze neza, uhita wumva umerewe nabi umubiri wose. Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu, yewe n'ubuzima muri rusange ni ikintu cyihutirwa mu bindi byose ku isi. Umugabo wawe yagutaye, umugore wawe ntakigukunda, urugo rwawe ntirumeze neza, business yawe ntigenda neza, abana bawe bararwaye, umukozi yagiye, ibintu byose bishyira hasi. Ushyira ubuzima bwawe imbere ya byose. Urarwaye, ufite amafaranga wizigamiye hariya, ufite amafaranga wizigamiye hariya kuri konti, wirekere amafaranga hariya ngo upfire hariya, kuko ntuzahambanwa ayo mafaranga yawe. Ayo mafaranga wujuje kuri konti yawe ntuzahambanwa nayo. Shora amafaranga yawe wujuje ayo ngaho ushyire ku buzima bwawe, ugire ubuzima bwiza, kuko udafite ubuzima bwiza nta kintu wageraho. Iyo ufite ubuzima bwiza, nicyo cyonyine kizatuma ugera ku bintu byinshi cyane, nicyo cyonyine bizatuma ugira ubuzima bwiza. Niba rero udafite ubuzima, niba udafite ubuzima bwiza, yewe nubwo waba ufite amafaranga angana gute kuri konti yawe, ntacyo byaba bivuze, ntacyo byaba bimaze, kuko ntabwo washobora no rwose no gufata umwanya ngo uyarye cyangwa se uyakoreshe ibyo wayateguriye, kuko udafite ubuzima nyine.
ntabwo waba ushobora gutekereza neza ngo yakoreshe icyo waba yateguriye ikigufitiye akamaro nk'uko wifuje kuyazigama nyine ngo azakugirire akamaro. Ikintu cya gatatu udakwiye kwiyumvamo, kwizigamamo, kwigavuramo cyangwa se kuvuga ngo reka ngo kera nabyizigamamo cyane ariko si uko ntari mfite ubuzima bwiza, si uko ntari mfite amafaranga nkiga muri segonderi. N'ubu ndacyafite agafoto kanjye ndi kumwe n'inshuti yanjye Louise turimo kurya ibintu byo ku muhanda, rwose ibintu numva ntashobora rwose no kwibagirwa uyu munsi. Ibintu ntabwo nshobora kwibagirwa ukuntu twabiryaga. Uyu munsi Imana ishimwe ko ubu twashoboye kwita ku buzima bwacu, hamwe n'iyo nshuti yanjye nyine nayo iracyahari. Twese twashoboye kwita ku buzima bwacu, ntabwo nzageza igihe cyo kubyibagirwa ibyo bintu. Ariko uyu munsi sinigavura mu bijyanye no kurya, kuko iyo ubuze ibiryo byiza, iyo uriye ibiryo byiza, iyo uguze ibiryo byiza ubyishyura amafaranga yawe, ariko iyo uguze ibiryo bibi ubyishyura ubuzima bwawe. Uyu munsi njya mbona abantu barya ibiryo byo ku muhanda, abarya ibiryo bidahenze bavuga ngo byo ku muhanda. Ushobora kurya ibiryo byiza byuzuye intungamubiri, ariko simvuze ko ibidahenze byose biba bituzuye ubuziranenge, ariko uramutse wigiriye mu isoko ukigurira wowe ibyawe ukabiteka iwawe mu rugo rwawe, ukitekera indyo yuzuye, ukitekera ibyo kurya, warya ibiryo byiza ukareka kurya muri resitora cyangwa se ukareka kurya ibyo biryo byo mu muhanda gusa. Ni kuko niwigaburira ukitekera ibiryo byiza, ibiryo byuzuye ubuziranenge, indyo yuzuye, uzamenya ko ufite ubuzima bwiza, uzamenya ko bifite ubuziranenge nyine. Njyewe ngiye guhaha ni kimwe mu bintu bimpenda cyane, kuko ngerageza guhaha ibintu byuzuye ubuziranenge, nita kuri buri kantu kose. Yewe n'igihe ikintu kizarangirira, yewe n'ibintu bigize icyo kintu ngiye kugura, hari ahantu ugera ugasanga bafite ibiryo birimo bitandukanye, hari ibyahingishijwe amafumbire n'ibitarahingishijwe amafumbire. Cyane cyane ibitarimo ibifumbire rero nibyo biba bihenze cyane, cyane cyane mu bihugu bitandukanye niho usanga babikora cyane. No mu Rwanda hari aho nabonye batangiye kubikora, ariko usanga abantu bihitiramo ibyo bihendutse. No mu masoko yacu usanga nk'ibyangiritse byanambiwe nko mu isoko, usanga babishyize ku mafaranga makeya. Akenshi uzabyitegereza usanga ibyanambiwe nko mu masoko nabwo bakibicuruza, ariko wenda barabishyize ku mafaranga makeya. Ugasanga rero nk'ibimene, puwavuro, inyanya, atansiyo, biriya bintu biba byamaze guta ubuziranenge bwabyo, kuko biriya bimene biba byinjiyemo uturemangingo tubi dushobora kukugirira nabi, nka puwavuro, inyanya, ibiki byose. Uravuga wenda ngo nubwo bimeze kuriya ndagenda byoze mbite mbiteka cyangwa se mbishyire muri firigo, ariko biriya byagiyemo biba byagiyemo mikorobe, biba byagiyemo umwanda, ku buryo ushobora wenda kugenda ukabikoresha ugasanga bikumereye nabi. Rero nabo usanga bavuga ngo wenda ngo muri poze nzajya njya mu cyayi n'amata cyangwa se irindazi n'amata, ugasanga ari byo bigutunze ubuzima bwawe bwose. Ariko iyo ibi byica ubuzima bwacu mu gihe kirambye, iyo uriye ibiryo bibi, ibiryo byiza ubyishyura amafaranga yawe, ariko ibiryo bibi ukabyishyura ubuzima bwawe. Simpinze biriya bintu bacuruza wenda nk'imigati n'amandazi, ariko ujye utekereza gushora ku buzima bwawe. Iyo ushoye ku buzima bwawe uba wizeye ubuzima burambye, kuko ubuzima buzamara igihe rwose, uzaramba. Ariko iyo utangiye kwiha ibintu bibi cyane, niho uzasanga uzagira ubuzima bubi cyane. Jya ushyira igishoro rero mu buzima bwawe, gushyira igishoro mu byo kurya byiza ni ugushora ubuzima bwawe, ni ugushora ku buzima bwawe mu gihe kirambye. Ikintu cya kane njye nizigamaho cyangwa se nigavuramo, ni igihe hari ukugura ibintu bya karite nziza. Urabona abantu iyo ubabwiye ngo gura izi nkweto zavuye mu Butaliyani, zavuye muri Turukiya, zavuye n'ahandi, zigura amafaranga 50,000. Wajya hirya ugasanga za nkweto zimwe nyine zimwe bahoze bakwereka hano ziragura 150,000. Abenshi bahita biyirukira bakajya kugura za nkweto zigura 50,000. Nyamara ikibabaje, ikintu cyose waguze make birangira kiguhagaza amafaranga menshi cyane. Nk'urugero rworoshye, hari abantu benshi usanga iyo wambaye umwenda baguze muri Zara, wumva ko wambaye umwenda ukomeye cyane, uhenze cyane, bakwemera cyane ngo wambaye umwenda wo muri
muri Zara iduka rizwi cyane, nyamara wiyambariye umwenda wa made in Rwanda ufite karite nziza, kuko muri made in Rwanda nazo hari karite mbi, wa wundi wambaye umwenda wo muri Zara azamara amezi 3 atakiwambara, ariko wa wundi wiguriye muri made in Rwanda ufite karite nziza uzamara imyaka n'imyaka ukiyambara utaranacuka rwose. Urundi rugero ni nk'abakoresha blender, abakoresha blender bakubwira hari cyangwa se n'abatazikoresha ariko bazi ko cyangwa se n'abaziranye n'abazikoresha, uzagenda ugure blender y'amafaranga 15,000 usanga ufite blender zirenze nk'eshanu zagiye zipfa ugura iyindi ngo ni nziza uyigura igiciro gitoya, igiciro kimwe, ugasanga ufite nka blender nk'eshanu mu rugo zitakora, ariko nugenda ukagura nka blender imwe wenda uyiguze nk'ibihumbi 300, 280 ifite karite nziza ya marke nziza, uzayimarana imyaka n'imyaka utaragura n'iyindi blender. Usanga wa wundi waguze y'ibihumbi 30 amaze kuyikoresha, amaze kuyijyana ku mutekinisiye wenda nk'inshuro 40 bimaze nko kumuhagara nk'amafaranga 500. Wowe warigure blender y'ibihumbi 200 cyangwa se 180, ugasanga rwose uracyayifite, uyimaranye imyaka n'imyaka itarapfa, utaragenda na rimwe ku mutekinisiye, itaragenda n'igihe na kimwe cyo gupfa ngo uyijyane ku batekinisiye. Niba rero ushaka kugira ibintu birambye, ibintu bitaguhenze, wikwibanda ku bintu bya makeya, ita kuri karite, ushake karite nziza ubariza ugura kugira ngo bitazaguhagarara amafaranga menshi cyane, kugira ngo uzirambane, bizamaramo imyaka, uzabimarana imyaka myinshi cyane, usanga ko waguze ibintu byiza utahenzwe. Cyangwa se ukigurira inkweto za make zihendutse, ukagenda wamara iminsi 10 zikaba ziracitse, ukajya kugura izindi zikaba ziracitse, ukajya kugura izindi gutyo. Nyamara wa muntu wagiye akagura inkweto za karite nziza, uzagura nk'inshuro 10, nko mu mwaka umwe wenda wowe uzaguze nk'inkweto inshuro 10 zigenda zicika nta na rumwe ugifite. Wa wundi waguze inkweto nziza akizifite rwose zitaranacika, azambara akazinduranya n'izindi nazo yaguze z'igiciro cyiza, ugasanga aguze nko mu mwaka inshuro 2 inkweto, wowe umaze nk'amezi 12 ugura inkweto. Kwigurira rero ibintu bifite karite, witaye kuri karite, udapfuye kugura ngo biragura make, ntabwo ari ibintu gusa, ahubwo na serivisi. Utekereza wenda ko ufite ubukwe mu minsi iri imbere, utekereza wenda gushaka cameraman cyangwa se umuntu uzagufatira amafoto na video y'ubukwe, uragiye ushakishije ko baba bahari abadahenze, akakubwira ati wenda kanaka ibihumbi 800 n'urugero, cyangwa se miliyoni, biterwa n'ibyo uri bumubwire gukora, cyangwa se na miliyoni 2. Undi ukabona noneho undi uri buguca amafaranga 120. Uhita wifatira uriya muntu w'ibihumbi 120, kuko uravuga uti uretse ko wenda simvuze ko ibihendutse byose buri gihe biba bifite karite mbi, simvuze ko ibihendutse buri gihe biba bidafite karite nziza, ariko iyo urabyumva nawe, turabyemeranwaho rwose, ibihendutse ntabwo bivuze ko bifite karite mbi. Ubukwe rero burabaye, burarangiye, ya mafoto na video biraje arabikuzaniye, usanze biteye isoni, amafoto ntagaragara, amafoto ntabona, video irimo ibintu byafu bavuga ngo amasaka bidasa neza, nawe ubwawe biguteye isoni no kureba ubukwe bwawe. Ibyo wifuje kwishyura wishyuye makeya, ariko none aha ngaho ubyishyuye biraguhenze muri aka kanya. Uyu munsi mpitamo guhita kugura ibintu bya menshi ariko bizaramba, bifite karite nziza, na serivisi nazo mpitamo kugura serivisi nziza zizatanga resulta nziza, aho gushaka umuntu uzagutesha umwanya, uzagutesha igihe, utanazaguha resulta nziza, uzatanga resulta mbi. Akenshi ibintu uguze kuri make birangira ubyishyuye menshi. Ngiki kintu cya kane ntigavuramo mu buzima, ngo nungukemo mvuge wenda ngo reka ngo nshakishe ibya make cyangwa ngire gute. Nicyo kintu cya kane. Nawe uraza kumbwira, urambwira uko ubyumva, urabitekerezaho iki. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma ntigavuramo, cyangwa se ngo nizigamemo mvuge ngo ndashakisha
bya make cyangwa ndashakisha ibiki, ni ugushakisha ikizasigara mu mitima y'abantu, urwibutso rwawe cyangwa se mu mitima y'abawe cyangwa se mu mitima y'abantu yawe ubwawe, ni ugushakisha ikizakwibutsa cyangwa se icyo abantu bazakwibukiraho. Urwibutso, abantu benshi bazakubwira ngo ugomba gukora cyane, kwizigamira cyane, kugira ngo ukizigamira amafaranga menshi cyane atandukanye, ukubaka ahantu henshi hatandukanye, ugashora mu bintu bitandukanye, muri sosiyete zitandukanye, ukubaka amazu ahantu aha, ariko n'udafata umwanya wo guprofita ubuzima, wo guprofita amafaranga washakishije, ni iyihe nyungu, ni iyihe ntego mu by'ukuri? Niba udashobora gufata umwanya wo guprofita ayo mafaranga ushakisha, ni iyihe ntego mu by'ukuri? Ese urashaka gushora mu buzima bwawe cyangwa se urashaka gutsinda mu buzima? Niba ushaka gushakisha urwibutso cyangwa se gushakisha icyo abantu bazakwibukiraho cyangwa se nawe wowe ukizajya wiyibukiraho, ni uko ugomba kwitonda, niba ari ugukora gusa, kwizigamira, gushora amafaranga yawe impande n'impande, kubaka imiturire impande n'impande na hariya, uzahambanwa iki? Umunsi wo kugushyingura bazagushyingurana ayo mazu yawe se, cyangwa se bazagushyingurana izo konti zawe? Ikintu kimwe uzajyana ni urwibutso rwawe, n'ibyo wakoze, mbese n'ibyabaye grave, n'ibyo wibuka byagumye ku mutima wawe, ni ibikorwa byiza byonyine tuzajyana, cyangwa se wenda n'ibikorwa bibi simbizi, ariko ibikorwa byiza nibyo abantu bashobora kukwibukiraho. Washoye muri byinshi, wizigama muri byinshi, ukirengagiza byinshi nk'utubyiniro, ubusinzi, utubari, ibintu bibi byose ukabitera umugongo, n'ibigare bibi n'ibindi, ibyo byose ntubishyireho amafaranga yawe. Ariko niba uzi ko ugomba gukora ikintu uyu munsi, ni uguhanga urwibutso cyangwa se gushakisha ibintu abantu banjye bazanyibukiraho, cyangwa se ibintu abantu bazakwibukiraho. Ibinyibutsa ibyo nagezeho, ibyiza nakoze, ni ukuvuga ndakora cyane iyo numvise meze nabi, igihe numvise naniwe ndaruhuka. Ikintu nkunze gukora ni ugutembera muri nature, kujya gusura abantu runaka, kugira neza, gukora ibintu byiza, kugerageza gukora experience zitandukanye, gukora ibintu bishya bitandukanye, kugerageza experience nyine nk'uko nabikubwiraga. Shakisha ikintu uzibukirwaho, ikintu uziyibukiraho wowe ubwawe, ikintu kizaba grave mu mitima y'abawe cyangwa se mu mutima wawe, ibintu bitazibagirana, ibikorwa bitazibagirana mu mitima y'abawe, mu mitima y'abandi, cyangwa se mu mitima y'abagukunda, cyangwa se no mu mitima y'abukunda wowe. Abantu bazibagirwa ibyo wakoze, ariko ntibashobora kwibagirwa ibyatumye wiyumva uko biyumva, ibyo wakoze bigatuma biyumva uko biyumva. Niba ushaka gushimisha umuntu uyu munsi, wenda ushobora kuba uguriye ikintu runaka. Niba ushaka gushimisha abantu uyu munsi, wenda ushobora kuba ugurira ibintu runaka wagize umuryango wawe, ariko ikintu cy'ingenzi cyane ni ukuba uri hamwe nabo, ubabonera umwanya, ubaganiriza, utemberana nabo, kuganira nabo, mbese kubatembereza ahantu runaka uri kumwe nabo. Tuvuge wenda umuguriye umugore wawe imodoka, ukamutembereza, ukanamutwara, ukamujyana gutembera ahantu runaka, ahantu yifuje gutembera, hari mu nzozi ze rwose yahoraga yifuza gutemberera mu buzima bwe. Ibyo byombi abantu benshi bazavuga ko icyiza ari imodoka wamuguriye, abandi bazabona ko icyiza ari amazu wamuguriye. Byose ni byiza, ariko napfa azabisiga. Ibyo byose wamukoreye napfa azabisiga, ibyo byose wamuguriye napfa azabisiga. Ariko numukorera ikintu cyiza, nko kumutembereza ahahoze mu nzozi ze kuva kera, aho atekereza gutembera mu nzozi ze kuva kera, ibi bizamusigara ku mutima. Uretse no ku mutima wenyine, no ku mutima wawe nawe ubwawe uzahora ubizirikana ko wamukuriye ikintu cyamushimishije, ikintu cyahoraga mu nzozi ze. Uzishimira ko watumye yesa inzozi ze.
ngibi ibintu bitanu nashoramo amafaranga yanjye, ntashobora kwigomwa, ntashobora kwigavuramo niba ngomba kubishyiramo amafaranga, cyangwa se n'ibyo ushaka kuzakora kugira ngo uzagire ibyo ugeraho. Ni ibintu ntashobora kwigavuramo mu buzima bwanjye. Nawe wenda hari ibyo udashobora kwigavuramo, urabizi. Niba hari ibyo ushaka gukora, ujye ubitekereza mbere yo gupfa, kuko ntabwo uzapfa ujyane n'ibintu byawe, uzapfa ugende uzaharanire gusa gushaka ijuru. Kuba ryemera birumvikana. Ni ibihe bintu utigavuramo cyane? Ni ibihe bintu wigavuramo? Ni ibihe bintu wowe unyandikire muri comment. Njye nakubwiye ibintu rwose njye nakwigavuramo, yewe nibyo ntapfa gushyiramo n'amafaranga yanjye na gatoya. Ibyo byose ibintu bidafite akamaro, ibintu bidafite karite, ibintu bitazaramba, byose ntabwo mbishyiramo amafaranga yanjye. Ariko ibifite karite nziza mbishyiramo amafaranga yanjye. Yewe ibintu byose ntigavuramo by'amafaranga nabikubwiye. Nahashoreje video y'uyu munsi, ndizera ko wayikunze, ndizera ko yagufashije. Njye na mpenzi nk'isanzwe coach mu mibanire, ubuzima, iterambere ndetse n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi.